nshuti bavandimwe dusangiye ibihe byiza byo kubana n'Imana muri iyi minsi 10 y'ububyutse n'ivugurura. Ndabashuhuje mugire igitondo cyiza. Reka rero dushime Imana ko tugize umugisha wo kugera ku munsi wa kabiri w'iyi minsi 10, iminsi ifite insanganyamatsiko itubwira ngo ariko nimusenga. Tuzirikane cyane ko turi mu bihe bidasanzwe ku isi, reka rero natwe tuba badasanzwe dukore mu buryo budasanzwe. Insanganyamatsiko y'uyu munsi wa kabiri iratubwira ngo twigishe gusenga. Dusenga Imana. Mana nziza, nanone turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko tukiri mu burinzi bwawe, tugushimiye ko tugize umugisha wo kongera kuba imbere yawe. Reka ubane natwe. Mwuka wera wasezeraniye abiga ijambo ryawe, kuko wavuze ko aho 2 cyangwa 3 bateraniye uzaba uri kumwe nabo. Twebwe turenze abo, nubwo turi ahantu hatandukanye, ari ababashije kujya mu rusengero, ari abari mu miryango yabo, ari abari mu ngendo bagenda. Mwami Imana, Mwuka wera tubera umwigisha, ubane natwe, utugirire neza, utumare ubukene nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwawe buri, kandi utwigishe gusenga nk'uko bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Twigishe gusenga. Isomo ry'urufunguzo riri muri Luka igice cya 11 umurongo wa 1. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja, twigishe gusenga. Umutima w'ubuzima bwa gikristo, amasengesho ni ngombwa ndetse ni ingenzi cyane. Buri gitondo ujye ufata igihe cyo gusenga mbere yo gutangira imirimo yawe. Ntugatekereze ko ari igihe cyatakaye. Gusenga ntabwo ari uguta igihe muvandimwe. Gusenga ni ingenzi, kandi turagirwa inama ko buri gitondo dukwiye gufata igihe cyo gusenga mbere yo gutangira undi murimo wari wose. Ni igihe kizabaho by'iteka ryose. Ibi bisobanuye ko uzahabwa kunesha ndetse n'intsinzi mu buryo bwa mwuka. Amen. Aya magambo aboneka mu bihamya by'itorero mu muzingo wa 7 paje 194. Abigishwa kenshi babaye abahamya biboneye Yesu ubwo yabaga asenga. Babonye ko yari afite imibereho isenga itandukanye n'iyabo. Abigishwa bari abantu beza mu bya mwuka, bari bafite imitima yiyeguriye Imana kandi bifuzaga kuyikorera. Barateranaga mu rusengero, bakubahiriza isabato, bagakiranuka mu kugarura icya 10 kandi bakarya ibyo kurya bitanduye. Abantu bose bo muri Isiraheli, cyane cyane abigishwa, bari bazi gusenga. Sibyo se? Twibwira ko tuzi gusenga, yewe ndetse n'abana bazi gusenga. Ariko igihe abigishwa bitegerezaga Yesu arimo gusenga, bakagereranya amasengesho yabo n'aye, bamenye ko batazi gusenga. Niyo mpamvu bavuze bati, twigishe gusenga. Abigishwa barebye Yesu ari gusenga, babona imisengere ye itandukanye n'iyabo. Hano tubonye ngo bari bazi gukora imirimo myinshi yo mu itorero, yo mu rusengero. Yewe Yesu yaranabatumaga bakajya mu murimo, ariko bamwitegereje basanze batazi gusenga. Niko kumubwira ngo twigishe gusenga. Dutekereza rero ko gusenga ari ibintu byoroshye, kandi nibyo koko. Imana yumva n'isengesho ryoroheje cyane, ariko kandi tugomba gukomeza kunoza imibereho yacu yo gusenga. Ese usenga ute? Ese nsengane? Muvandimwe, dukwiye kunoza imibereho yacu yo gusenga, kandi nta handi dukwiye kuyinogereza ni ku birenge bya Yesu. Dukwiye kumusaba akatwigisha gusenga. Abigishwa babonaga ko babasha kubwiriza, ariko nta muntu n'umwe watangazwaga nabyo. Abigishwa bageragezaga gukiza indwara cyangwa kwirukana abadayimoni, ariko nta mbaraga bari bafite. Babajije Yesu bati, ibyo ubikora ute? Yesu yarabasubije ati, ni mu gusenga no kwiyiriza ubusa. Mwibuke igihe babazaniraga mu kibaya umwana wari utewe na dayimoni, igihe Yesu yari yagiye ku musozi gusenga, maze ngo bagerageza kwirukana dayimoni, biranga, birabananira. Yesu amanutse akiza uwo mwana. Hanyuma rero baza kwegera Yesu, baramubaza bati, ubundi byagenze bite? Ni iki cyatumye tutabasha kwirukana uriya mudayimoni? Yesu arababwira ati, bene uwo ntiyirukanwa n'ikindi uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Nshuti muvandimwe, hari ibyananiranye mu bugingo bwacu bikenewe kwirukanwa no kwiyiriza ubusa no gusenga, ariko dukeneye gusaba Yesu Kristo akatwigisha gusenga nk'uko bikwiriye.
Mu by'ukuri Yesu avuga ko ntacyo wakwibashisha mu bwenge bwawe, ahubwo ni mu mbaraga z'Imana gusa. Kugira ngo ubashe kubona intsinzi, ugomba gusenga ushyizeho umwete. Amen. Mu gitabo cy'Abaroma, Pawulo avuga ko Mwuka Wera agomba kudusabira kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ntabwo tuzi gusenga. Ayo magambo aboneka mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 26. Isengesho ni umwuka w'ubugingo. Ni ibanga ry'imbaraga z'umwuka. Niba wirengagiza gukoresha isengesho cyangwa ugasenga mu buryo bujenjetse uko ubonye bikoroheye, uzatakaza umushyikirano ufitanye n'Imana. Niba wirengagiza gukoresha isengesho cyangwa ugasenga mu buryo bujenjetse uko wiboneye, uko ubonye bikoroheye, uzatakaza umushyikirano ufitanye n'Imana. Dukwiye gusenga aho turi hose, ubuzima twaba turimo bwose. Hari igihe usanga umuntu asenga kuko aguwe neza, umuntu agasenga kuko amerewe neza, umuntu agasenga kuko ku kazi biri kugenda neza, umuntu agasenga kuko mu rugo biri kugenda neza. Hagira ikibazo kivuka akabireka, akabita, akavuga ngo Imana yarandetse. Abandi nabo basenga mu gihe bari mu ngorane n'ibigeragezo, byakurwaho bakarekeraho gusenga. Ariko ubwo si bwo buryo bwo gusenga turarikirwa. Dukwiye gusenga igihe cyose n'aho turi hose. Tugomba gusenga dushyizeho umwete. Isengesho ni umwuka w'ubugingo kandi ni ibanga ry'imbaraga z'umwuka. Dukwiye gusenga igihe cyose kuko nitubyirengagiza tuzatakaza umushyikirano dufitanye n'Imana. Yesu yarangwaga n'imibereho isenga yuzuye imbaraga, kandi inshuro nyinshi yararaga ijoro ryose asenga. Yesu akiri mu isi yasengaga kenshi. Niwe cyitegererezo cyacu mu bintu byose, kuko yenze akamero k'umuntu. Nicyo cyatumaga yiyumvamo ko gusenga ari ngombwa, ndetse ko ari amahirwe amuhesha umugisha. Gushyikirana na se kwamuzaniraga ihumure n'umunezero bitavugwa. Yemwe umukiza w'abantu ari we Mwana w'Imana, ko yumvaga akwiriye gusenga nkanswe twebwe abanyantege nke b'abanyabyaha bapfa. Amagambo aboneka mu kugana Yesu paji ya 46. Niba Yesu Umwana w'Imana wavuye mu ijuru aje kudukiza, yariyumvagamo ko akwiye gusenga. Icyo agiye gukora cyose yarabanzaga gusenga. Yarafataga igihe ntaryama akarara asenga agakesha ijoro. Ni gutege nawe abanyantege nke, abanyabyaha bapfa, twirengagiza gusenga kandi twarangiza tukavuga ko Yesu ari we cyitegererezo cyacu? Isengesho niryo Yesu yashyiraga mu mwanya wa mbere y'uko umunsi utangira. Nuko mu museke arabyuka, arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Amagambo aboneka muri Mariko igice cya 1 umurongo wa 35. Yesu yagiraga igihe cyo gusenga n'ahantu yasengeraga. Yesu yagiraga igihe cyo gusenga n'ahantu ho gusengera. Igihe abigishwa be bamubwiraga bati twigishe gusenga, Yesu ntiyigeze ababwira ngo musenge muri aya magambo nk'aho ari amagambo y'umuvugo. Ahubwo yababwiye neza ko nibasenga badakwiye kuvuga amagambo bayasubiramo. Mateyo 6 umurongo wa 7. Yesu ubwe yasenze isengesho ritandukanye n'iryo muri Yohana 17 bitewe n'ibyari bikenewe muri icyo gihe. Gusenga ni ukugururira Imana umutima nk'uko twashyikirana n'inshuti magara. Gusenga ni ukugururira Imana umutima nk'uko twashyikirana n'inshuti magara. Mu kugana Yesu kuri ya paji ya 46. Mu gusenga twugururira Imana umutima wacu nta buryarya, nk'uko umuntu avugana n'undi. Niba igihe cyose usenga usubiramo amagambo amwe, bishobora kukubera akamenyero kandi ntiwite ku byo uvuga. Gusenga no kwiga ijambo ry'Imana bigomba kujyana buri gihe. Binyuze mu isengesho tuvugana n'Imana, kandi binyuze mu ijambo ry'Imana, Imana iratuvugisha. Igihe dusenga tuba turi kubwira Imana ibyifuzo biri mu mitima yacu, nubwo itabiyobewe, nubwo nta gihishwa. Hanyuma igihe turi kwiga ijambo ry'Imana, Imana nayo ikatubwira, ikavugana natwe, ikatuvugisha.
nshuti muvandimwe, Yesu yabayeho imibereho irangwa no gusenga. Yasengaga kare mu gitondo, akajya ahantu hihariye ho gusengera kandi akaganira n'Imana mu buryo bweruye. Niwe cyitegererezo cyacu, araduhamagarira gusenga nkawe. Mureke dusengere hamwe. Nshuti muvandimwe, nk'uko abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga, reka natwe tumusanga twigishe gusenga. Reka tumusange, tumubwire ibiri mu mitima yacu, tumumenekere imitima yacu, tumubwire nta buryarya, tumubwire nta mbebya, tumukingurire imitima yacu. Hanyuma nawe atubwire akoresheje ijambo yandikishije, atubwire akoresheje ijambo rye, atubwire akoresheje Bibiliya. Kandi tuzirikane ko isaha yo gusenga n'ahantu ho gusengera ari ibyera. Nk'uko Yesu yagiraga isaha yo gusenga n'ahantu yajyaga agasengera, natwe tugira igihe cyo gusenga n'ahantu ho gusengera Imana. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Rero muvandimwe, isomo ry'urufunguzo ryatubwiraga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga. Arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati databuja twigishe gusenga. Yesu yari ari ahantu hamwe asenga. Reka dusenge tubwira Imana ngo data twigishe gusenga nka Yesu. Twemeye ko twajyaga dushaka impamvu z'urwitwazo, tukagira ibyo duhugiraho kandi tukagira akazi kenshi. Dufashe guhitamo igihe cyiza n'ahantu heza ho guhurira nawe buri munsi. Hindura ibyo dushyira mu mwanya wa mbere kandi uturememo imico mishya ituyobora iruhande rwawe. Nibyo Mwami, twigishe gusenga nk'uko wabyigishije abigishwa bawe. Turagushimiye kubw'urugero rwiza watweretse rw'isengesho ry'Umwami wacu. Twereka uburyo twahindura amasengesho yacu ndetse n'imibereho yacu mu cyitegererezo cyawe. Twuzuze Mwuka Wera kandi ukoresha amasengesho yacu kugira ngo uhindure ingo zacu, itorero ryacu n'abaturanyi bacu, ndetse tubahindurire mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Thank you.